Yesu ashimwe mwene data, reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Ni ukuri uyu munsi wa none nawe uri mu bantu Yesu agiye kugirira neza. Yesu afite umutima wo kutugirira neza ibihe byose, kandi pe buri muntu wese aramukunda. Mubo Yesu akunda nawe urimo, mubo Yesu yifuza kuzahora iruhande nawe urimo, kandi mubo Yesu yifuza kuza aho uri nawe urimo. Yesu aje ari umwami w'ineza mu buzima bwawe. Yesu aje ari uw'ineza mu rugo rwawe. Yesu aje ari uw'ineza mu kazi kawe. Yesu aje ari uw'ineza mu muryango wawe. Yesu aje ari uw'ineza. Mwugururire umutima uwufungure yinjiremo, aze ari umwami w'ineza. Watekerezaga uburwayi ufite ukumva butazakira, ariko Yesu aje ari uw'ineza ngo agukize ubwo burwayi. Ntiwongere kwiheba cyangwa se ngo wiganyire. Reka kongera kwiheba cyangwa ngo wiganyire, dore Yesu araje ari umwami w'ineza. Ni ukuri ubuzima bwawe nawe bugiye guhindurirwa amateka, kuko umwami Yesu araje, aje aho uri, aje aho uri, aje mu buzima bwawe. Ongera uvuge neza, ongera witware neza, ongera unezererwe, ongera wishime, kuko Yesu aje ari umwami w'ineza. Ni ukuri yageze kwa Hana aza ari umwami w'ineza, aramwibuka amuha urubyaro, nawe arabyara, abyara umwana amwita Samweli, aba umukozi w'Imana ukomeye, kuko umwami yaraje ari uw'ineza, ahindura amateka. Nawe rero aguhindurira amateka. Yageze kwa Esiteri, amateka arahinduka, yaraje ku buzima bwe ari umwami w'ineza. Ni ukuri umwami wacu w'ineza yo yaje, ntabwo twari tuzicarana n'abakomeye, ntabwo twari kuzarya ibiryo ni ukuri twifuza ngo hazemo impinduka. Uyu munsi ube wanywa agafata, ariko umwami w'ineza aje ku buzima bwawe kugira ngo aguhindurire icyo kunywa, ahindure ibyo kurya. Umwami w'ineza araje. Ese wabonaga ko ubuzima bwawe butazabonekamo umwami w'ineza? Ese wabonaga ko ubuzima bwawe nta mpinduka buzagira? Ariko umwami w'ineza araje, aje kubihindura, aje kubihindura. Hari ibyo aje guhindura ku buzima bwawe. Reka twumve ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, ni ibice 21 uhereye ku murongo wa 5. Twumve kuntu Yesu Kristo ari umwami w'ineza uje mu buzima bwacu. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo bwa Yesu Kristo, ibice 5, ibice 21 umurongo wa 5, kuvuga ngo mubwire umukobwa w'i Yerusalemu muti, dore umwami wawe aje aho uri, ari uw'ineza, ahetswe n'indogobe n'icyana cy'indogobe. Yesu aje ari umwami w'ineza, aje afite umugisha, kandi n'umugisha wawe wose. Aje afite ubukire, n'ubukire bwawe bwose. Aje agarutse kugira ngo yongere aguhinde impano n'impano zawe zose. Yesu agarukanye amahoro yawe n'amahoro yawe yose. Yesu agarukanye ibyishimo n'ibyishimo byawe byose. Yarebye uburyo ubayeho, yarebye ubuzima uri kunyuramo, yarebye uburyo abawe bahora mu bitaro, yarebye ubuzima bwawe ko buhora mu bitaro. Yarakurebye, arakwitegereza wa musore we, aravuga ngo reka aze mu buzima bwawe ari umwami w'ineza. Yarakwitegereje wa mukobwa we, aravuga ngo reka aze ari umwami w'ineza. Dore Yesu araje, aje mu buzima bwawe, ngo dore umwami wawe aje aho uri. Yesu aje aho uri ariyiziye, ntabwo asabye intumwa kugira ngo zize, niyohereje marayika, niyohereje ingabo, ahubwo wowe n'ubwe ariyizeye mu bibazo byawe. Niba wari uri mu rubanza, dore Yesu araje, kandi aje kurwikemurira, nta ntumwa atumwe. Yesu, niba wari ufite ikibazo cy'ubucuruzi, cy'akazi, dore Yesu ngo ariyiziye. Yesu ariyiziye. Yesu araje. Yesu aje kubyikemurira. Ntabwo akeneye agahinda kawe, ntabwo akeneye umubabaro wawe,
ntabwo akeneye amarira yawe, aje kubyikorera, aje kubyikemurira. Azi uburyo urarurira, azi uburyo wirigurira, azi uburyo utukwa, azi uburyo uvugwa, none dore arizi mu buzima bwawe. Yabonye Daniyeli uburyo yarenganijwe akagambanirwa kugira ngo ajugunywe mu rwobo rw'intare zimwice, zimurangize, aveho yibagirane. Ibyo yakoraga, ese abifuzaga ko apfa bazabikora. Kandi ni ukuvuga ngo we yarasengaga, agiraga impano yo gusenga kenshi. Yabona ikibazo kije agasenga kugira ngo asengere ahantu yabaga, asengere n'abakuru yabanaga nabo kugira ngo abereke Imana, kandi nawe ubwe asenge abwira Imana ati Imana mpa imbaraga, ndinde icyampindura, ndinde icyangura aho uri. Ariko abana b'abantu bifuza ko Daniyeli apfa, ariko Imana idaca urubanza nk'abantu iramwitegereza iravuga ngo ndemera ugere mu rwobo, kandi ndemera urwinjiremo, kandi ndemera urujugunywemo, kandi ndabyemera. Ariko icyo ntazakora, ikosa ntagwamo, ni uko ntakwemera ko izo nyamaswa zikurya. Ntabwo Imana izemera ko uhorana ibigeragezo, ntabwo Imana izemera ko uhorana ibibazo, abantu bakuvuge, abantu bakote. Izabyemera koko bikugereho, ariko izagutabarira muri byo kugira ngo abantu bizere yuko umwami Yesu Kristo aje aho uri. Yesu araje. Iyo atabaye Daniyeli, ikamurinda kuribwa n'intare, ikazifunga iminwa, akabana nazo, akabana nazo, akabana nazo, nawe dore umwami aje aho uri, ari umwami w'ineza. Akira Yesu ari umwami w'ineza ku buzima bwawe. Yesu aje aho uri, ari umwami w'ineza, ahetswe n'indogobe, n'icyana cy'indogobe. Ntabwo Yesu azaza mu buzima bwawe aje kukwibuka, aje kuguha umugisha nkaguhereza ibintu bike cyangwa utuntu duke. Oya, azaguha ibifatika, azaguha akazi gafatika uzamaraho igihe kirekire, uzasinya kontara. Ni ukuri ntabwo azemera ko diporome yawe ikomeza kwicara hasi. Oya, aje aho uri, ntabwo azemera yuko uhorana ingorane, yuko uhorana ibibazo, yuko uhorana uburwayi, yuko uhorana ayo makuba. Ahubwo Yesu ariyizi y'ubwo ahetswe n'indogobe n'icyana cyayo. Yesu naguha, ntabwo azaguha umugisha umwe, oya, azaguha umugisha w'iteka. Mwakire neza ijambo